maze igihe mbabwira uko wakorora inkanga cyangwa se ibigagari, ndetse benshi muri mwe mwiteje imbere, mwamenye amakuru menshi cyane ku bigendanye n'inkanga ndetse cyangwa se ibigagari, uburyo mwabyorora, ukuntu bigira inyama nziza, ukuntu bitera amagi menshi, ukuntu mbese ari inkoko nziza z'agahebuzo umuntu ashobora korora. Uyu munsi rero nkuzaniye inkuru nziza noneho y'imbata nziza cyane. Va kutubata, va gutwana tw'imbata, va gutubata, worora icyo bita imbata ifite ibiro nk'iby'ihene, imbata ifite ibiro nk'iby'ingurube, imbata kabisa worora rwose nawe ukumva ko ukabona ko kabisa woroye, hahandi ubona kabisa ko ari imbata ifite ibiro byinshi, imbata igaragara neza, isa neza, igira isuku, kandi imbata worora ikaguhereza umusaruro mu gihe gito cyane, ukaba ugeze ku bintu byinshi, ukaba ku mafaranga agaragara, ukaba kandi ufite igikorwa cy'ubworozi kigaragarira buri wese kandi kigufitiye inyungu, gifitiye n'umuryango wawe umumaro ku buryo budasanzwe. Izi mbata ni ubwoko bw'imbata bwiza cyane kandi bugira umusaruro mu buryo bwose butandukanye. Iyi mbata rero nk'uko uri kwibona kuri screen, ndazigukanguriye kuzorora kuko ni imbata zitera amagi menshi, ni imbata zitera amagi manini, ni imbata zigira amagi aryoha ku buryo bwose bushoboka, ni imbata zigira ibiro byinshi, ni imbata kandi zigira inyama ziryoha cyane kandi zitubutse cyane mu buryo bwose bushoboka. Korora izi mbata ni ukwiteganyiriza no gutegura ejo hawe hazaza, kuko uworoye izi mbata ntaho yatanira n'uworoye inka, ntaho yatanira n'uworoye ingurube, kuko izi mbata ntekereza ko nawe ubwawe imbata yawe iyo wayoroye neza, wayigaburiye neza, kuyiterura uyikura hasi byagusaba imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe kuyiterura uyikura hasi. Ubu bwoko rero bw'izi nkoko, ubu bwoko bw'izi mbata ni ubwoko bwiza cyane, yaba mu mirire, yaba mu buryo bw'uburyohe, yaba umusaruro w'inyama, yaba umusaruro w'amagi, ni ubwoko bw'imbata bwiza cyane. Ndagukangurira rero korora izi mbata, ukazorora, kandi izi mbata icyo ukora ni ukuba ufite ahantu zisanzuye ziri, ni ukuba ufite ahantu zishobora kubonera amazi hafi aho ngaho, ni ukuba ufite aho zishobora kubonera yaba utwatsi cyangwa se ibiryo bindi bisanzwe, ni ukuba kandi izi mbata ubasha kuzibonera ahantu heza ho kurara kandi hisanzuye, hari umwuka uhagije, hari ogisijeni ihagije, ubundi ukibonera umusaruro ufatika ugaragara uturuka kuri ubu bworozi bw'izi nkoko, bw'izi imbata ubona aha ngaha. Ibi ni ibiguruka kandi bigira umusaruro mwiza cyane. Ndagukangurira kandi ndakwereka ibyiza byazo. Wowe ukunda korora, wowe wikundira korora ibiguruka, wowe ukunda korora inkoko, ugakunda korora inkanga, ibigagari, uyu munsi ngukanguriye no korora ubu bwoko bw'izi mbata bwiza cyane. Nubona iyi mbata ntuyitiranye na twa tubata. Ubu ni imbata ya kijyambere, ni imbata igezweho, ni imbata igendanye n'igihe, ni ubwoko bw'imbata buri moderne bugezweho kabisa, yaba mu musaruro, mu buremere, ibiro, inyama nziza, inyama ziryoha, amagi kabisa kungaye ku ntungamubiri, amagi afatika kabisa. Iyi niyo mbata rero nziza cyane. Va kuri bwa bubata bwa bundi bwa oya, iyo ni nyakatsi. Ubu hari imbata iri moderne igendanye n'igihe, yayindi yaguhindurira ubuzima, yayindi yajyana umwana ku ishuri, yayindi yagufasha kubaka inzu nziza, ya mbata yagufasha ukagera kuri byinshi, ugakora ku mafaranga, ugakora ku madolari. Iyi niyo mbata rero ngukanguriye uyu munsi kugira ngo ubashe kuyorora, hanyuma ubashe kwiteza imbere no kugera ku byiza bitandukanye kandi wifashishijwemo n'iyi mbata. Tayari n'ahandi hantu dushobora guhurira muri comment ukambaza iyi mbata nayibona gute, iyi mbata ibaho gute, iyi mbata kuyorora bisaba iki, iyi mbata irya iki. Urabona ko ngewe hariya ziriya nari nziragiye hafi y'uruzitiro, hafi yo mu rugo nari nziragiye, zirimo zirafata udusimba, zirimo zirarya utwatsi, zirimo zirarisha ndetse n'ibindi. Nawe ubitewe naho utuye nuko worora, nawe ushobora kugira amahitamo yawe. Gusa icyo nakubwira cyo nuko ari imbata zigira isuku,
nuko ari imbata zigira inyama ziryoha, nuko ari imbata zigira uburemere, nuko ari imbata zitera amagi menshi kandi manini atubutse agaragara afatika, nuko ari imbata ndetse usanga zigize urugo kandi zigahindura ubuzima bw'urugo. Sawa, ndagushimiye cyane.